Julius Nyerere unitwa Mwalimu cyangwa umwarimu yavukiye mu mujyi wa Butiama muri Werurwe 1922 muri Tanganyika, ubu yabaye Tanzania. Apfa mu Kwakira ku 1999 ku itariki ya 14 mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Tanganyika ikibona ubwigenge mu 1961 yayibereye minisitiri w'intebe wa mbere, aho no nyuma yaje kuba perezida w'iki gihugu gishya cyiyunze na Zanzibar cyitwa Tanzania mu 1964. Ingufu za Mwalimu Nyerere ziri muzashyizeho umusingi umuryango nyafurika yunze ubumwe OUA, kuri ubu wahindutse AU, African Union. Nyerere yari afite abavandimwe 24 bavuka kuri Nyerere Burito, wari umuyobozi wabo mu bwoko bw'abazanaki. Burito yari yaravutse mu 1860, ahabwa izina rya Nyerere risobanuye ikinyabwoya mu rurimi rw'ikizanaki. Nyina ubyara Nyerere, Mugaya Nyangombe, yari umugore wa gatanu wa Burito. Mugaya yabyariye Burito abahungu 4 n'abakobwa 4. Abavandimwe 2 ba Nyerere bapfuye bavuka. Julius Nyerere yavukiye mu burasirazuba bw'ikiyaga cya Victoria mu majyaruguru ashyira uburengerazuba ya Tanganyika. Yatangiye ishuri bwe yari afite imyaka 12, bikamusaba gukora ibirometero nibura 41 buri munsi ajya musoma ku ishuri. Nyuma y'igihe gito yagiye mu mashuri yisumbuye mu ishuri rya leta rya Tabora. Ubwenge bwe bwahise bubonwa byihuse n'abapadiri bo mu idini Gatolika, bahise batangira kumwigisha. Uko yakomeje yakuranye ubwenge no gutsinda neza mu ishuri. Nyuma y'igihe yifashishije ubufasha bw'abapadiri b'Agatolika, yatangiye kwiga anitoza kwigisha muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. Amaze kubona impamyabumenyi yakomeje kwigisha imyaka 3. Nyuma abonye inkunga ya leta ajya kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza mu Bwongereza muri kaminuza Edinburgh. Ahitamo umunyatanzania wa mbere wize muri kaminuza z'Abongereza. Ubwo yari ari muri Edinburgh yatangiye kwinjirwa ibitekerezo byo gukorera hamwe, atangira no gushaka uburyo ibyo bitekerezo bye yabyinjiza mu bibereho y'Abanyafurika. Hagati y'umwaka w'1955 n'umwaka w'1956 Nyerere yagiye ku biro by'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasaba ko batanga itariki ntarengwa Tanganyika izaba yaboneyeho ubwigenge. Abongereza bateye utwatsi ubwo busabe, gusa ubutumwa bwe bwinjiye mu matwi ya benshi. Nyerere atangira gufatwa nk'umuvugizi w'igihugu cye cya Tanganyika. Abategetsi b'Abongereza bamugize umwe mu bagena amategeko, gusa aza kwegura kuri izo nshingano mu 1957 mu myigaragambyo indwanya ingufu nke zashyirwagaho mu rugendo rwo guharanira ubwigenge. Mu matora yabaye hagati y'1958 n'1959, Julius Nyerere n'ishyaka TANU, Tanganyika African National Union, batsindiye intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko. Mu yandi matora yabaye mu mwaka ukurikiye w'1960, bongeye gutsindira imyanya 70 muri 71 yari mu nteko ishinga amategeko nshya Tanganyika. Urugendo rwo guharanira ubwigenge bwa Tanganyika rugomba byinshi Mwalimu Julius Nyerere na guverinoma